ushobora kubona amagi 3 rwose ugakora ibintu byiza cyane uramutse ufite n'urushu. Dutangire. Fata ya magi 3 uyakubite, uyashyiremo umunyu uringaniye, ushyiremo ikirungo cya paprika, ushyiremo n'ikirungo cya black pepper. Umaze kuyamena nyine ayo magi urayakubita cyane akanoga, akivanga n'umunyu washyizemo na biriya birungo uba umaze gushyiramo byose. Nkwibutse ko ibyo birungo n'amahitamo yawe biterwa n'ibirungo ukunda. Ushyiramo ibirungo ukunda. Impamvu ikirungo cya black pepper cyo kitajya kibura mu bintu nuko burya ari wo mwami w'ibirungo. Ubwo rero twagiye, twafashe rwa rushu rwacu rumwe rurahagije, rumwe rwose. Turangije kurufata. Iyo tumaze kurusatura dukuramo kiriya gitimatima cy'imbere ukagishyira ku ruhande kuko ntacyo uri bukimaze. Warangiza rero ugatangira gukata urushu. Ni ukuri urushu ntiruhenda, amagi nayo araboneka. Sinzi impamvu ibi bintu utabikorera abana kandi byaryoha cyane n'abakuru babikunda. Urushu turarukata neza, ntabwo ari ngombwa gukata utuntu dutoya, utuntu tureture, utuntu mbese kata ibiringaniye nta kibazo rwose, wisanzure. Ubundi numara kubikata ubishyire mu kintu uri butogosemo kuko turatogosa ariya mashu. Nta kindi turabanza gukora aya mashu tutayatogosheje. Urabona ko mwarimu wacu ari kwikatira ibintu binini cyane rwose, nta wasiwasi. Ahasigaye nawe ndakeka nta kigoye kirimo mu gukata urushu. Waba uri umugabo waba uri umugore, uru rushu ntirwakunanira kurukata. Rero nyuma yo kurukata dushyira mu isafuriya cyangwa se mu kintu turi butekemo. Twatogosamo ariya mashu, nta kindi dutogosamo uretse amazi. Fata amazi ashyushye nka mililitiro 800. Ahasigaye tugashyira ku muriro ariya mashu yacu, tukayacanira iminota 5 gusa irahagije. Urabona se bigoye? Kuyakata ntibigoye, kuyacanira cyangwa se kuyabiza niko nabyita ntabwo bigoye. Nakubwiye ngo ni iminota itarenze 5 rwose ariya mashu aba amaze gushya. Ahasigaye tugakuramo ariya mazi tuba tumaze. Nta kindi amazi turi buyamaze namba ni ukuyamena. Icyo twebwe twashakaga ni ukugira ngo ariya mashu yacu ashye, kandi ntabwo urindira ko ashya cyane ngo amyoke, oya, ni ukuyabiza nyine iminota 5. Nawe reba uri kubiza amashu uko biba bimeze. Nyuma rero ya mashu tumaze gukuramo amazi yose, tuyashyize mu kintu ku ruhande aho tugiye kuyavangira na ya magi yacu twateguye mbere, twashyizemo ibirungo. Kandi urabona ko tugiye kubikora ya mashu agishyushye. Rero nkikubwira ntago nabura kukwibutsa ko ikintu cyitwa igitunguru kiri mu bintu bya mbere biryoshya ibiryo. Ni ukuri ibiryo bitarimo igitunguru gihagije ntabwo biryoha cyane. Umva, ntawe udakunda ibitunguru pe, biraryoha. Nanjye nkunda ibitunguru, nawe nkurikiye ndakeka ukunda ibitunguru, kereka hari bibaye kubibura. Ariko iyo ibintu birimo ibitunguru bihagije wumva biryoshye. Ibitunguru rero byacu turabikase neza na mwarimu. Ahasigaye tugiye kubikaranga. Ntabwo igitunguru kidakaranze akenshi impumuro yacyo ntabwo uyumva neza. Ntabwo impumuro y'ibitunguru wayumva neza uramutse utabanje kubikaranga mbere. Ntabwo utuma bishya, ariko nibura urabikaranga. Kubikata rero wabonye ko mwarimu wacu aba yakase udutunguru turinganiye, ariko akadukata neza kugira ngo tugire forme nziza, tuze kuba dusa neza mu byo tugiye guteka. Ryoherwe rero wowe nkurikiye, ndumva uri kureba ibitunguru ugatangira kwibaza ngo mbese ibintu birashya ryari. Tugiye gutangira noneho guteka, kuko noneho imyiteguro yose igiye yarangira. Dushyize amavuta mu isafuriya cyangwa se ku ipanu bitewe n'aho wateguye wowe uri buteke ibi bintu tugiye guteka. Nakubwiye ngo nubiteka uri mama abana bazakubwira ngo merci mama, nubiteka uri papa bazakubwira ngo merci papa.
Nyuma rero tumaze gushyira ibitunguru byacu mu mavuta, iteka ryose amavuta yawe ntuzigere utuma ashya cyane ngo acumbe umwotsi. Gucumba umwotsi kw'amavuta ni ikimenyetso kigaragara ko amavuta warangije kuyatwika akaba atagifite umumaro mu byo ugiye kurya. Rero ibitunguru byacu turi kubikaranga neza ku muriro muke cyane ushoboka kugira ngo bidashirira. Tungurusumu nayo buriya ni ikirungo cyiza, niyo mpamvu tutabura gushyira tungurusumu muri ibi bintu tugiye guteka. Ariko kandi wowe ushobora guhitamo kuyirapa, undi agahitamo kuyisya, undi agahitamo kuyisekura, biterwa n'uburyo ukoresha utegura tungurusumu yawe. Ariko biba byiza iyo uyirapye kugira ngo ize kuza, ndavuga kuyirapa nibyo byiza kuruta kuyikatagura, kuko iyo uyikase ntabwo burya ihumura neza n'uburyohe bwayo ngo buze kwinjira mu byo utetse. Twagiye rero, igitunguru cyacu buriya byarangiye cyahiye, urabona ko kiri ku muriro mukeya, nta nubwo gisa n'igishiriye, kirasa neza. Na tungurusumu nta wundi mumaro wo kuyishyiramo hariya, ni ukugira ngo nayo ise n'ihumura, kuko uramutse uyishyize mu biryo utabanje kuyikaranga ntabwo impumuro yayo uyumva neza ngo ikurure umuntu ugiye kurya ibyo biryo. Twarangije rero gukaranga bya bitunguru byacu ku muriro mukeya, twirinda ko bishirira. None tugiye kubisuka muri ya mashu twavanze na ya magi, noneho rero tukavanga neza. Nicyo gikurikiyeho, biroroshye kandi mu byo ukora byose narakubwiye ngo iyo ufite ifarini ku ruhande biba byoroshye. Ubu rero hano icyo bidusaba ni ibiyiko 4 binini by'ifarini, birahagije. Ubundi tugahita dushyira muri ya mashu tumaze gusukamo ibitunguru, twashyizemo na ya magi, ahasigaye tukavanga neza, tukavanga. Ubu nkurikiye ndakeka warangije kubona uko ibintu tugiye kurya mu kanya biraba bisa, uko biraba bimeze. Ntabwo bigoye, wabonye ko ari amagi 3 twafashe, ubona ko ari igitunguru, ubona ko ari ibirungo twashyizemo bitandukanye. Ariko wibuke ko amashu twabanje kuyatogosa, unibuke ko ibitunguru byacu twabanje kubikaranga kugira ngo bihumure, tubikaranganye na tungurusumu. Ubu rero turi kuvanga ibyo byose, tukabivanga n'ifarini nkeya kugira ngo bize kuba bifasheho gatoya, nituza kubiteka bize kuba bifashe. Igikorwa cyo kubivanga ntabwo gitinda, kirarangiye kuko tugomba kureba ko nta miti irimo, ubundi igikorwa kikaba kirarangiye. Tugashyira amavuta ku ipanu kugira ngo dutangire duteke ibyo twateguye. Ya resete yacu ize kuba iryoshye, ize kuba imeze neza. Iteka ryose ibintu bigomba gukorwa ku muriro mukeya, kandi tukirinda ko amavuta yacu acumba umwotsi. Dukoresha ikiyiko rero tukagenda tuyora bya bintu twamaze kuvanga, ya mashu yacu arimo agafarini, ahasigaye tugashyira mu mavuta. Mbese ubundi urebye byenda kumera nka ya merci madame mujye mukora. Ni uko akenshi umuntu ayikoresha ibitandukanye. Uyu munsi ushobora gukora merci madame itandukanye n'iyo tuzakoresha ubundi ingredient cyangwa se ibyo wakoresha biba bitandukanye. Uyu munsi twahisemo urushu rwonyine, tugashyiramo ibirungo, tugashyiramo n'amagi. Utaha tuzakoresha n'ibindi. Uyu munsi rero reka turebe biriya. Ngiye nakubwiye ngo iyo papa yabitetse byitwa merci papa, mama yabiteka bikitwa merci mama. Urabona ko umuriro ari mukeya, sibyo? Ibintu biraza kuba biryoshye cyane kubera ko byakoranywe ubuhanga, ubushishozi, kandi nta bindi bintu byinshi byashyizwemo ngo bize kuba ari akajagari. Biraryoshye rero.
noneho ugenda uhindura uruhande rwa hejuru ukajya hasi kugira ngo narwo rushye, kandi uhindura kenshi kugira ngo nyine n'imbere ya farini na ya magi bize gushya. Nayo mpamvu ubona umuntu agenda akozaho kariya kamamiyo cyangwa se ikiyiko kugira ngo bise rwose n'ibyegera umuriro cyane cyangwa ubushyuhe ubundi bishye. Ariko nakubwiye ngo bigomba kuba biri ku muriro mukeya, kandi nawe urabibona kuko biri ku muriro mwinshi bihita bishirira kandi imbere bidahiye. Iyo bigeze rero turabyarura, ibihiye tukabyarura ku kintu ku ruhande, tukongera tugashyiramo ibindi gutyo gutyo kugeza birangiye. Mwibutse wowe nkurikiye, niba ubona ibi bintu biryoshye uzabitekera abo mu rugo, ni ukuri bazishima, kandi ni ukuri abana ndetse n'abo tubana bajya bakunda kutwibukira ku tuntu dutandukanye tubatekera, bakanagukumbura iyo wabatekeraga utuntu twiza, ntibabe bakikubona, cyangwa se waragiye mu rugendo, iyo uje baba banakumbuye twa tuntu ujya ubatekera. Rero hano kuri Rama Family babwiye ko ntabwo tuzaramishwa n'amagambo gusa ngo tuganire dutange inama, ariko tuzajya tunarya, kuko ubutarya burinanura, ntabwo waramutarya. Ubwo rero wowe nkurikiye, nizere ko wakoze subscribe kugira ngo n'ibindi ibiganiro n'izindi nama n'ubundi butetsi bamwarimu bazajya batwigisha butandukanye tuzajye tubusangira. Nizere ko wakoze subscribe, kandi nyuma yo gukora subscribe cyangwa sabone ukora no kukazogera kugira ngo ubone notification zose, ikiganiro cyose gisohotse kijye kikugeraho neza kandi vuba. Ahasigaye twibanire, twifuriza abandi kurama, twinjire mu muryango mugari wabifuriza abandi kurama nyine. Ahasigaye rero urabona ko resete yacu cyangwa ifunguro ryacu ryoroheje riri gushya, turi kubirangiza byose. Ubundi ku mavuta twakoresheje nta yandi twongeyemo, ya yandi twashyizemo niyo twakomeje gutekesha, kandi ku muriro mukeya. Byose tubyarura ku kintu, ubundi tureba icyo twabifatisha. Biraryoshye cyane. Kariya ni akaresete yakoze, ushobora kubirisha undi, ushobora no gukora ikindi kintu runaka. Iriya yari mayoneze yavanze na yawurute, ashyiramo n'uturungo n'udusereri kugira ngo abirishe. Nawe wakoresha ikindi kintu ukunda. Bon appétit. Wahitamo ikindi kintu ushaka uryoherwe.